Ahangaha harya wambwiye ngo amazina yawe ni Ben? ni Ben. Ben, karibu rero. Umva utuje, sibyo? Ikizima no kumenya akazi kawe, sibyo? Ugakora akazi kawe neza. Rero aha niho mu rugo kugira ngo wahabonye. Murakoze mabuja, murakoze kuma akazi rwose nari ngakeneye cyane. Nukuri mwakoze. Yego nawe ugomba kugerageza ukaba umwana mwiza. Sawa rero kandi abakobwa banjye baze bagusuhuze. Cosa musore? Mabuja. Gerard. Uragenzwa n'iki hano? Nyine urebye. Nyine ikintu cyari cyanzanye hano. Izo nyine zitafite ikintu zivuze n'iziki? Ntago wababwiye. Inde utubwira? Nzi ko nyine bababwiye. Ndi kukubaza uragenzwa n'iki? Mubwira amazina yanjye. Hako ufite ikibazo cyo mu mutwe? Nukuri meze neza njyewe ibintu byose. Ahubwo nuko wenda ubwo habaye kwibeshya nari nzi ko nyine bababwiye. Ahubwo se uguciye he? Ko nzi ko kuri gate haba hafunze. Mbabarire mabuja. Ngo nde? Uvuze ngo nde? Mabuja. Kuva ryari ndi mabuja wawe se musore we? Yego kukisa n'ikindi kubona hano. Niko we uri igicurimbo uri umujuru uri igiki hano? Wacise uri uzana mu rugo uri igipanga ariko. Iki ni igiki? Mubaze wenda waragusubiza. Wavuye hese urakora iki no kumva jya hasi va muri izo ntebe urandure kunicaye we nururanuka. Kimanuka cara hasi vuba. Kuki wamwicaje mu ntebe? Umusanza hano mbaza aho yaciye. Ukananuka. Ndakwicaje mu ntebe. Ariko nani nzi ko babibabwiye.
ninde wakuzanye hano sari kuri umujura sore nimbo pu uwo wuri igipanga ariko nyamara njye ntabwo ndi umujura nta nubwo ngiye ibintu byo kwiba ukuntu ureba ubundi nk'aba bavuye binjira gutano mu rugo igipangu ntabwo cyari gifunze nyine ubu izi mbobo gusa ubu nanjye ndi kwibaza ahantu yaciye umva baba bari abajura ubushagundikira ukabura ikintu umva rero mwasohotse hano ubundi njye sindi no kumva n'uwakuzanye ese wowe wanamusohora tutabanje no kureramo hariya usanze se hari ikintu yatwaye ibintu birimo ndayo mwana yanyumva bitanasigara binukaho n'undi ujya woga umva inzu yose urumva ukuntu yagize oderi imbere ese mwaretse nk'abasobanurira ko ntigeze mbiba ko nta kibazo mwaretse nk'abasobanurira ngaho vuga twumve njye nyine ntabwo rwose njye ndi umujura nta nubwo rwose naje kubiba ntabwo nari ko babasobanuriye uwo ndiwe bakababwira nyine icyo naje gukora rwose ntabwo ndi umujura ntugire ikibazo rwose kandi ndi umuntu mwiza tuzanabana neza niba batadusobanuriye pfa kumva gusobanure twumve ibyo ari byo sobanura numve nyine ngewe ndi kugenda mu nzira mpura n'umubyeyi w'ahangaha aranzana rero namwe maje kunira iseseme ubundi mama ararebye abona nariho hakwiye kuba imbabare zose ngaha bavuye mu myanda bavuye kwa muganga bavuye bose babazana n'ubundi hano ni mu kigo gifasha imfubyi njye simushaka hano genda ntabwo hano twirwa dufasha imbabare zose nawe jya ushyiramo imiyaga nawe ndakuyemye ageze marayika murinzi wese umva njye ntabwo mushaka hano ntabwo dufasha imbabare zose zibonetse nakoreka mama hano bimbwire neza kunigiza ruferina ariko n'ukuri nta kibazo cyanjye mwumbabarire n'ukuri nta kibazo cyane kandi uwo mubyeyi rwose nabonye ari umuntu mwiza nawe yambonye ntiyangizeho ikibazo njye rwose ntimugire ikintu kibi munkekaho barabafasha n'ubundi ejo ndi mu kabari mwe mwiba hano ntabwo ari muri aruferina ntabwo twe gufasha imbabare zose njye ntabwo nabyemera rwose ntibibaho nawe rekera umva ndakwiyamye ntunshingeho nawe ndi kuvugana n'uriya umva njye sinshaka no kubona nicaranye nawe ndavuze ngo waguruka usohoke nta soni rero nawe wagira ngo uru rupupe gute wicarana n'umuntu muri salo umubona asa gutyo ukamureka akaguma mu ntebe umva haguruka ugende uri hano nahoze mbashakira mu gikari ntababuze ese wowe ko wicaye hasi icara hariya nawe wicare mu ntebe kuki bakwicaje hasi ese abo bakobwa babaye bati ukuntu asa yicare ukuntu asa sarasati ukuntu asa abakobwa babaye batera naranuka reka byose mama wareka kumwicaza mu ntebe urabona akavuyo aho mwakije mu nzu teta nawe tisi cyane wowe teta sinakubije kubwira abantu ubonye bose nawe noneho ampurisi baje hano reka mbabwire rero uyu ni njye wamuzanye uyu ni umukozi nazanye si mwari mumaze iminsi nta mukozi mufite mbabwira ngo mukore ibintu mukitotomba ariko ndamuzanye mutangiye kumwicaza hasi ni ukuri ntabwo ari byiza sibyo teta ese mama ubwo n'umukozi cyane imbobo ariko si koko umva kandi ibyo nkubuza nibyo ukomeza uyu ni umuntu nkawe ntabwo ari imbobo njye namusanze ku muhanda arimo gushaka akazi sibyo turaganira kandi numvisha ari umwana mwiza pe sibyo umva mugumane niyo mbobo yanjye ntabwo mushaka itagaruka hano teta ese ntabwo nshobora gukomeza kwitwara nka mukuru wawe sibyo uyu ni umukozi nabazaniye ni mumwubahe kandi mwarimu mukeneye pe sibyo
mama ntacyo nyine niba umwizeye reka turebe ko azakora akazi ke. Kandi nyine mwereke ahantu ashyira ibintu bye sibyo, hanyuma umwereke uko akazi agomba kugakora sibyo Ben? Nagomba kujya ukora akazi kawe, iby'abakobwa bareke sibyo, ndabasobanurire babyumvise sibyo, ukora akazi kawe uko bikwiriye. Ukuri mabuje nzabikora neza rwose. Sawa rero ubwo ese araje kwereke ibyo ukora sibyo? Ese mwereka aho bika kuba kaputiwa niba ari agafuka Ahubwo nimwereka aho icyumba cyawe. Ariko Ben, ubu ni sangara. Mabuje munyihanganire rwose. Ntabwo uzi ko umuntu atarafata n'ikintu cya mu gitondo. Nyine mabuje ibintu byambaye rwose ni ukuri munyihanganire pe. Urumva nijoro nibagiwe kubera agatotsi nyine kantwaye nari naniwe cyane. Mbura uburyo mvoma, igitondo nzindutse nsanga amazi yabuze. Ubu ariko ubu ngubu nabitunganyije nabikoma hepfo kuri kano, nabikoze neza ubu byenda gutungana harabura gakeya. Sinujya ubura n'inzitwazo. Mvagira vuba ndashonje. Ndabona bishya abandi babwire. Ihangane. Niko Shadi wundi witwa nde? Witwa nde? Mabuje sibizi ko nitwa Ben. Aha simbizi niba ari Ben cyangwa ari nde. Ubizi nisanga ubundi uruzuye ufite ubwenge. Waje no gukora iki? Ariko mabuje ibintu byose nendaga kubisoza byari bigiye gutungana. Nisi waguhemba icyuza akazi waje uje gukora. Ubu nisanga ye narafata breakfast. Abantu watujambo ni turarya. Ubu turisangana. Ni ikibazo ariko nyine bigiye gutuma ikibazo nagize. Urumva amazi yari yabuze kandi nari naraye ntabonye gusa nabitunganyije byose. Cyayi nicyo gisigaye gusa kandi waraye utavomye se inshingano zawe hano nizihe? Ushinzwe cyo ku buryo umbwira ngo niwavomye arakandi kazi waje gukora hano katari ukumenya ibyo ushinzwe hano mu rugo. nyine mu kanya gato birabibonetse mukuru mwihangane kandi ntabwo bizongera. Ushinzwe icyo ubundi hano mu rugo waje gukora mu kanya gato nihangane iki? Umva iminota mike cyane mbone breakfast hano uranyumva? Bano turisumbuye.
utaguze leta umuhuriyeho isoni ziramwica. Nisi ko mutavuga mama wanjye? Meze neza? Nisi ko ndebye yari twakwishe. Yagenze bite? Wahinduye amaboko? Yakuze. mbatese ariko ndanakuze reba umuntu nkurikira ukuntu angana Uze wirye rero ngo uranduta cyane. mba ndi mukecuru pe Ese ntaribagirwa. Ku ishuri amasomo bimeze bite? Biragenda. amasomo aragenda mama sozi ko ejo bundi nzasoza Ndabizi. ejo bundi nzasoza ni ukuba mutunganya imyenda muzambara sibyo tesi Ndawe uzagukira. ugiye gusigara wenyine Ese ibirori muzabikorera he? Niyo ikigo cyanyu cyateganyije. Ntabwo barahabona. ntabwo barahatubwira ariko buriya bari kubipanga bazatubwira ahubwo nyuma yacyo hari ikirori umwana ababyeyi bamukorera muzakimurira Uwo mwana arabiteguye. niyo mpamvu mukunda niwe wanjye umura nawe uzakurikira none nzaba naranasoje Ese wese azaba habura umwaka umwe? Ego. Okay. Ese ko turi ku meza twenyine Ben ari he? si Ben agarutse gute mama Niko teta. Koko. Tese hamagara Ben azi. mama ngiye ntabwo nasangira na Ben ku meza imwe Kubera iki se yakugize ati? ntabwo bishoboka uno ukuntu aba nuka Ben yabaye Ben ubundi umushaka iki Tese iratahamagara Ben azi. Sibyo? Abakobwa mwe. Ese teta. ubuse ntiwarya utareba Ben Ese Ben umwangire. nese babimushyiriye mu gikoni Erega nawe ni umuntu nk'abandi. njye ntabwo narya Ben ahari kandi niko kuri mama ntabwo nasangira na Ben Mama yaje. Turi mabja. Ese nyenda mama Ben. Nese be wowe ko wazanye breakfast ku meza w'intozi. Mabja none se iyo nabateguriye. Huye icara. Nara muntu kumpamagara ko nabari icara nawe. Nicare se nanjye. Icara aho ngaho nawe. umva nabaretse kwicara nijoro Ako se teta wabaye ndanahazi ibyo nari kurya biryo bicara wirinde muhore. Bako ubundi yabaye ati. Mabja ntabwo byari ngombwa pe. Tesi wajya uganiriza mukuru wawe. Ese ubu ni ibintu bikwiriye koko? Harabateguriye abashyiriye ku meza muraje muricaye erega nanjye nahugiye mu biganiro ndibagirwa ntibizongere. Ben ujye uzana breakfast nurangiza mwicare sibyo? Murakoze. Murakoze. Rero njye nanjye kujya muri salo nzara rero ntabwo Rwanda rwavuze sibyo? Turaza gusubira Ben nawe ukora akazi kawe neza. Yego Mabja. Sawa.
Yego.